mu mwaka wa 2006 nibwo nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yatangije gahunda yo gukorera ku ntego yiswe imihigo, bityo gukorera ku mihigo bikaba bimaze kuba umuco kuri buri munyarwanda wese. Muri uyu mwaka wa 2019-2020 intarama na guhiga z'akarere ka Ngoma nazo ntizasigaye inyuma mu mihigo. Twahize imihigo igeze ku 103, harimo imihigo 25 yo mu rwego rw'ubukungu, imihigo 58 yo mu rwego rw'imibereho myiza, n'imihigo 20 yo mu rwego rw'imiyoborere myiza. Bimwe mu bikubiye mu mihigo y'uyu mwaka harimo kongera umusaruro kuri hegitari ku bihingwa byatoranyijwe birimo ibigori, imyumbati, umuceri, ibishyimbo n'urutoki. Hakabamo no guhinga imboga ndetse n'imbuto z'ubwoko bwose. Buryo kuri hegitari nahingaga nkakora ibiro 800 by'ibigori. Ariko ngongeze muri toni 8 zishobora kuboneka ku bigori. Ikiza cyo guhuza ubutaka ni ikintu cyiza, bituma urwanya indwara, ivyonnyi ndetse no gukora uburinzi no kubikurikirana bikakorohera. Tugihinga mu kajagari ubutaka butarahuzwa, nta musaruro wavagamo. Ariko leta y'ubumwe aho dushishikariza guhinga imboga, abantu barishira mituweli nta kibazo. Akarere ka Ngoma kandi muri uyu mwaka w'ingengo y'imari kafashije abahinzi kabaha imashini zuhira ku buso buto. Ubundi ahantu najyaga nkoresha iyo rozwaro cyangwa se ahantu najyaga mpinga nizeye yuko kuzabona umusaruro uhagije, ntabwo icyo ntabwo nabonaga, ariko ubu ngubu ahantu nasaruraga imifuka 5 usigaye masarura imifuka byibuze imice 25 20. Izo chia seeds z'imbuto reba ni imbuto zera vuba zirameza 3. Icya kabiri nta bishoro byinshi bikabije bisaba. Narahinze ubwa mbere mbona ibiro 4, ubwa kabiri ndahinga naje kubona ibiro bigera ku 100. Ibiro 100 bampaye mu 3. Icyo gihe ubu naguye ubuso ku buryo nshobora ko narinze nk'igice cya hegitari. Ubu niteguye kubona nibura nk'ibiro 500. Ngo ibiro 500 nka miliyoni n'igice. Mu gufata neza umusaruro wejejwe, akarere ka Ngoma kubatse ubwanikiro ndetse n'ubuhunikiro. Ariko kugeza umunsi akamaro k'ubwanikiro nuko iyo umaze kuzana ibigori ukabishyira mu bwanikiro uhita ubona umwanya wo kujya gukora indi mirimo. Kugira ngo abaturage barusheho koroherwa no kugeza umusaruro wabo ku masoko, hasanwe imihanda itandukanye yatumye ubahahirane bworohera buri wese. Muri uyu mwaka wa 2019-2020 kandi gahunda ya gira inka munyarwanda mu karere ka Ngoma yarakomeje. Abaturage bahawe inka muri gahunda ya gira inka munyarwanda bishimiye ko nabo batangiye kugerwaho n'ibyiza byazo. Nkuko nanjye perezida yangiriye ubuntu akampa inka, nanjye ndashaka kuzoroza n'abandi bagenzi banjye. Urumva nabo bakatera imbere nkuko nanjye ngiye kuzatera imbere. Muri uyu mwaka w'ingengo y'imari wa 2019-2020 akarere ka Ngoma kakwirakwije amazi meza kugira ngo abagatuye barusheho kugira ubuzima buzira umuze. Twavomaga ku mazi y'iriba, isoko ninuze ni mu mibande habagamo inzoka. Noneho umwana wagira yayanywa utabashije kuyateka wenda, ntago umuntu wo mu cyaro abasha guteka amazi munsi ku wundi. No kuvuga ngo inzoka ntizaburaga za buri munsi. Ubu rero sahiza aho tuvoma amazi, umubiri w'abana ubarebye isuku iki byose ibintu bimeze neza, nta ndwara ntayo. Kubera iki? Kubera ko uburwayi bwaragabanyutse kubera kunywa amazi meza. Gukomeza kugeza amashanyarazi mu bice bitandukanye bitagiraga amashanyarazi nabyo byarakomeje, ndetse ubu bamwe mu baturage begerejwe amashanyarazi muri uyu mwaka barishimira ko batangiye kuyabyaza umusaruro. Nk'ubu reba nk'ubu nyine umuntu arangije kwiga akabura nk'icyo akora, ashobora kwifashisha agashinga nk'agasaro nk'uko nabikoze. Ahubwo ikiza nuko nabonye hari umuriro, navuga ngo aho kwicara mpfa ubusa reka nshinga nk'agasaro mbe nikorera. Iyo haza kuba hatariho umuriro nta kuntu nari bugashinge. Ubwo rero ikiza cyo kuba hari umuriro nyine nuko byamfashije ngashinga saro. Mbere nta muriro hano barabona, bajyaga ikibungo kwiyogoshesha. Kugera ikibungo uvuye hano ni urugendo rw'amasaha 2. Mu rwego rw'ubuzima muri uyu mwaka wa 2019-2020 akarere ka Ngoma katanze imbangukira gutabara ku bitaro bikuru bya Kibungo kugira ngo bifashe abaturage bari mu bice bitandukanye hirya no hino mu karere ka Ngoma kubona ubuvuzi byihuse igihe bahuye n'uburwayi. Haho twajyaga duhamagarwa tukabura ambulance, ubiraza kuziba icyo cyuho ku buryo tuzajya tugererayo igihe bitandukanye nuko ubundi bashobora kuduhamagara ugasanga ambulance yagiye mu kigo nderabuzima
tugategeza kwivayo. Ubu rero kuko dubonye indi izajya idufasha kujyayo ku gihe, bityo na serivisi dutanga ibinoze. Abanyeshuri mu byiciro bitandukanye mu karere ka Ngoma bo barishimira ko muri uyu mwaka wa 2019-2020 bubakiwe amashuri meza. Ibi bigatuma bagabanya ingendo bakoraga bajya ku mashuri ndetse n'ubucucike mu mashuri. Ubundi mu mwaka ushize twiga turi abanyeshuri benshi, bikangombwa ko hari ikindi cyumba bakoresha kirimo ibikoresho, navuga nka laboratoire, ariko byabangamiraga abanyeshuri bamwe kuko natwe twashakaga gukorera bigasa nkaho bitatubereye byiza, ariko leta yarabibonye ibona ko ari byiza badushakira ikindi cyumba, ubu tukigiramo neza twisanzuye. Ababyeyi bo mu karere ka Ngoma bafite abana bakiri bato bo bishimira ko babonye amarerero azafasha abana babo kunguka ubundi bumenyi. Iri shuri rya ICD ikintu ryatumariye, ubundi kera umuntu yatwaraga abana, wabatwaraga mu murima ukururana n'ihene ugakururana n'abana, ariko ubu byaradufashije. Imbogamizi twahuraga nazo igihe cy'ihinga, imvura yaragwaga ugakururana n'abana ushaka aho ujya kubugamisha, cyangwa ubundi imvura ikakunyagira uri hamwe nabo utegereye hafi yaho amazari. Ariko mbona rino shuri byaratugiriye akamaro cyane, kuko iyo uri mu murima uri wenyine, abana bari hano ku kigo haba hari ababyeyi babitayeho. Uyu mwaka w'ingengo y'imari kandi usize hari abaturage bubakiwe inzu batuzwa neza no mu mudugudu w'icyitegererezo. Nagize ibyishimo nkimara kubona iyi nzu leta y'umwe intekerejeho. Ubwo nararaga hanze rimwe na rimwe nkarara mu icumbi, nyiricumba akamuhagiza akanyirukana nkagenda, numvaga nanjye ubwanjye no gupfa ngiye no gupfa ahubwo kubera kurara hanze. Nuko ngiye kumva numva leta y'umwe intekerejeho ati nawe ugiye kubona inzu. None nubwo nese ngira ibyishimo cyane bindenze. Imihigo y'umuryango muri uyu mwaka wa 2019-2020 yahinduye imyumvire kuri bamwe mu batuye akarere ka Ngoma. Mbere tutarahiga, nimba waravuga guti ngiye guhinga, wezaga nk'amasoro 15 kumva ari ayo ngayo, ariko ubu ngo aho biziye mu bintu by'imihigo urahiga uti nzeza umufuka, ugaharanira kuzabona wa mufuka koko. Mu rwego rwo kwidagadura, abaturage b'akarere ka Ngoma bishimira ko bavuye mu bwigunge kubera stade nziza y'umupira w'amaguru n'indi mikino iri ku rwego rw'igihugu bubakiwe. Twabayeho dukonje, ukureba iterambere rigenda riza, birasaba ko natwe abana bacu bato bari inyuma yacu ko bazazamuka bashyushye, kuko twagize amahirwe tukabona aho bidagadurira. Aha abaturage twebwe ahantu twungukira kuba twabonye byibuze aho twidagadura, natwe tukabona aho ibyishimo byacu bigana, nicyo ngicyo kiba gihagije. Buri muntu wese nkanjye n'urugero mba mu makwasiteri, ntwara kwasiteri, nanjye niherewe abakiriya baziyongera kuba nabazana baje kora umupira. Umuturage ufite amahoteli nawe azagira amahirwe, uwo mu mabutike nawe azacuruza, ingeri zose zizazamuka. Mu rwego rwo gusobanukirwa neza gahunda y'imihigo akarere ka Ngoma kaba karahize, habaho umwanya wo gusobanurira abatuye akarere ka Ngoma ndetse n'abafatanyabikorwa bako mu iterambere aho akarere kageze mu mihigo. Ibi byose bakabirebera hamwe ku meza y'imihigo no mu cyumba cy'imihigo kugira ngo barebe aho bageze bese imihigo akarere kiyemeje. Ibi byakozwe kugera ku mudugudu aho buri muturage amenya aho ahagaze mu mihigo aba yarahize. Usibye ibi byose, akarere ka Ngoma kashyize imbaraga muri gahunda yiswe icyanya cy'imihigo. Iyi akaba ari gahunda yo kwereka umuntu wese uje agana akarere aho akarere kageze gashyira mu bikorwa ibyo kahize. Akarere ka Ngoma gafite umwihariko witwa isaha y'imihigo. Iyi ni gahunda ifasha abakozi b'akarere ndetse n'abandi kumenya aho imihigo igeze yeswa mu buryo bw'ikoranabuhanga. Bashe kugera kuri ibikorwa byose cyane cyane ku bijyanye n'imibereho myiza y'abaturage ndetse n'imiyoborere, bishyira no ku butabera nk'uko nabivugaga. Hari ibintu byadufashije twakita key drivers cyangwa se innovation, udushya cyane kugira ngo tugere ku muturage hano iwacu Ngoma. Dushingira ibikorwa byacu ku isibo, ni hagati y'imiryango 15 na 20, kandi isibo ikaba isoko y'intore za Ngoma aho yavukiye, hanyuma isibo igasakara hirya no hino. Yere nagashya twita kacu ariko twasangije abandi. Dufite gahunda nanone yitwa nkwitura iki Rwanda, ni gahunda ikomeye cyane idufasha mu gukemura ibibazo by'abaturage, aho yirwa n'ibyiciro bitatu. Icyiciro cya mbere kikaba cyitwa ngira nkugire, aho abantu bagomba kuba umuntu atari wenyine.
ikindi kikitwa baho neza munyarwanda, hanyuma n'ikindi kijyanye n'imitekerereze ya muntu n'imyitwarire ye cyitwa humura ndi wenyine. Ibyo byiciro rero byose iyo tubikubiye hamwe bituma tubasha gufasha abaturage bacu tukabavana mu bwigunge, tukabunganira mu buryo bw'imibereho, nabo tukabarema n'icyizere cyo kubaho.